Haleluya. Amen. Iyo Bibiliya itubwiye iby'insanganyamatsiko ukuntu batumye Imana ikora, Imana ibicecekeye ahantu igutegereje. Tangiriro 3 nuko ibwira umuntu ngo urihe. Abatumi idakora bose irababwira ngo urihe. Nyine byagenze gutya na gutya, nambaye ubusa nihishe na urihe. Ibiba mu muntu bituma Imana idakora. Ariko iyo uri umutega amaboko kumvira inama ziri muri Yesaya 1:18, muza tujya inama kugira ngo nkore nyegera tujya inama. Biragatsindwa kumera nk'ibiri mu Migani igice cya 2 cyangwa se igice cya mbere uhere 22 24 umanuke hepfo. Imana ibabazwa nuko ihamagara abantu bakanga batuma idakora, ariko baramutse bitavye Zaburi 91 yabi yawe. Amen. Bakihebera mu gihome cy'isumba byo byose, kandi bakibera n'abamarayika, bakaryoherwa n'ibimuri kubona, bakaba umuntu imbere muri bo uvuka kandi agakura, kandi akazahurwa, kandi agasimbagizwa, akarya akanywa ku byiza byo hejuru. Amen. Nubwo mufite ibyiza mw'isi murya kandi mukanywa, hari abaryoherwa n'imiceri n'ibitoki n'ibirayi n'amafiriti, hari abaryoherwa n'ibyo kunywa runaka, ariko uzaritaha afite ibindi bimuryohera mu izina rya Yesu. Mbabwiye ni ukuri. Nyir'ubwite niyo wivugiye ngo nijye mutsima w'ubugingo, nijye mazi y'ubugingo, kandi agerekaho arabyerura ati bashaka nimushaka mwizera cyangwa murere, ariko barambye bakanywa. Amen. Wowe ijambo ry'Imana. Harabura ikirigita, harabura igesa, harabura inezeza, harabura ikora ahantu bakumva birahindutse, bakumva birabayogoye. Komerezaho. Amen. N'ubugingo bw'Imana. Amen. Ibindi ko bigukoramo se by'ibigaragara, ibyo hejuru n'ibigukoramo ako ni agasaga. Batumyigira gute? Ikora. Nawe watubikora. Ni ukuri batubikora. Agahungu rero kamaze kuzura imbaraga z'Imana, kagiye gutanga ubuhamya barabwanga, ariko hirya gatoya akabuye kamwe gusa. Isezerano. Akabuye kamwe gusa. Amacuma hari, inkota zihari, imyambi hari n'imiheto, akabuye kamwe gusa. Umva Imana. Umva gukora kw'Imana. Mwibuye, mukabuye, akabuyenge, sinikibuye, sinirutare. Akabuyenge kamwe gusa mu mvumba. Twagiye batumye ikora. Ndabibona Dawidi amanutse atanze ubuhamya barabwanza, arimanukira anyura ku kagezi atoraguramo 5 ni menshi rwose. Oya rimwe gusa ipfa kuba yakubwiye ngo mwana wanjye humura turi kumwe. Abakabaye Goliyati kabaye. Pfa kuba yabivuze. Inkota irenze ya Goliyati, imyambi irenze ya Goliyati, nako Dawidi ahagatiye mu mvumba. Amen. Ntabwo byari ibuye, ahubwo umwuka bazi kubyumva neza, ahubwo yabwiye Goliyati ngo ntabwo yamubwiye ngo ndagutera ibuye nakuye mu mugezi, ahubwo yaravuze ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka. Amen. Iryo zina aryo riryoha rero. Abakunda ubwiherero ntabwo mbameneye ibanga, ariko rirakameneka. Hari igihe abajya mu rwiherero Imana ibanyura ikaryoha, bakayihekenya bakayumva, nabo ubwabo bakumva bisezeyeho, bagahita bayisezeranira ibi andi masezerano arenzeho basezeranye. Turi kubona basezeranye hano. Imana ibivugaho iki? Iri ryo kandi soni. Turabona abasezeranye hano, ntabwo Imana ijya ibikorara, nayo nimusoma Abaheburayo 6:17, Yesu ashimwe. Nidusoma aya magambo turaza kumva Imana nayo isezerana. 6:17 inyumvire sijye niyo. Nicyo gituma Imana ishatse kurushaho
kugaragariza abaragwa b'ibyasezeranijwe imigambi yayo idakuka kuri bo ibongerera ku masezerano y'indahiro. Yaravuga ati ni ukuri naragukunze Siyoni we, ntabwo nzaguhana, ngwino twigire inama. Ab'iki gihe b'Abanyalawodokiya irababwira 3:19 ndi gukomanga kingura nunkingurira ninjira ndicara twisangira. Ariko ngo wasanga n'Imana gusangira ko ari ukuryukamira utyo n'ibiki uzazumbaze ejo. Nuko Imana nayo ngo irasezerana igashyiraho n'indahiro. Ngo ngiye sinsezerana nk'abantu, wenda abantu baba bahemuka, reka nkurahire. Irabivuga muri Yeremiya 32 ni ukuri icyo nkwifuriza ni icyiza gusa. Haleluya. Batumye ikora Imana bayitegereje mu cyubahiro cyayo. Ivuze wavaho ukora ibyo ishatse ntawe ugishije impaka. Ndi kureba hano kuri interinete Umunyanigeria wenda mwamubonye ari kunyanyagizwa hirya no hino, yavuze ngo ariko Imana nibibaho ngo muzanire Bibiliya wajya ngo ni ijambo ry'Imana, arashwanyaguza mu mwanya ahita yuma ashiririye. Agikinisha iriwe kandi muraho ibabeshejeho. Hahirwa abayubarayira bakayirwa umushyitsi, amaherezo bakuramo n'ubugingo buhoraho. Abayikuzaho iyi tariki y'uyu munsi ndababwiye ngo abayikuzaho iyo Mana byibuze abikunaniye bavuga wabebera. N'uwari uri kubivuga hano baravuga ati ariko abantu barahangara ntibatinya. N'umwami witwa Nebukadinezari Mana arigiye gukubita ingumu ngo arambarare hariya, Mana avuga ati ariko wamuha kandi gahe gato ajya kurisha nk'agahene n'ishyamba imyaka iri. Witwa Herode yashatse kurenganya ubwoko bw'Imana 13 ibyakozwe n'intumwa. Nuko kuko Imana yemeye ko Yakobo aba umuhamya akabisinzira, ashatse kwiyongeza Petero birahinduka. Hejuru baraterana, hejuru baraterana. Iyo ushatse kwiyenza ku by'Imana hejuru baraterana, barusha abo mu isi imbaraga rero. Ngo iki ntabwo yumvise se n'iminyururu yadahutse ikavaho, marayika tumurikira. Urwo Herode yifurije Petero, Herode mu mwanya yaguye inyo. Twebwe rero ko twikomereza. Niba Imana yarabonye abo yahamagaye bakayininira, bahamagaye muranninira, ndambuye amaboko ntimwabyitaho. Oya ntibakabe abanyamahanga, ahubwo bahamane n'ijambo ry'Imana. Reka abo tubareke baniniye baramburirwa amaboko bakanga ngo bafite n'ibihano bateguriwe n'ibyago. Reka twigarukire abatumye ko ikora. Murengeye gusoza abatumye ikora. Ajya ntangaza umumama w'umunyantege. Wari uzi ko Yeriko yari yagenewe kurimbuka yose? Twagiye Yeriko yari yagenewe kurimbuka yose, n'abanyamahanga bagomba guhindurwa na Israeli ikaza ikinjira ikabivu, hanyuma ubwoko bw'Imana ni ku isezerano ryari riri. Ariko impuhwe za Rahabu umunyantege, umumama w'umunyantege. Yemwe bamama murakagira impuhwe nk'iza Rahabu. Rahabu abonye abantu b'Imana bagira impuhwe. Rero jewe ntimugapfe nimwizira hano munsi y'imigwegwe. Izo mbabazi n'impuhwe yagize uzi ikintu kigiye kuvamo. Rahabu agiye gutuma Imana ikora. Igihe ubwoko bw'Imana buzengurutse kandi mbuvuze amakondera hirya gatoya, ariko ibaye ivu bari bamusezeraniye isezerano kuko rivuga ngo umanikeho agashumi gatukura gusa. Handitswe ngo uzafate agashumi gatukura, amaraso ya Kristo. Niyo mpamvu mu mwanya mwumvise tuyogeza tuyaririmba. Haleluya. Iyo Satana tureze, iyo Satana ducunaguje, twongera kwiranguriza amaraso y'Ikaruvari Golgotha. Arahanagura mu gitabo cy'umugenzi. Umukristo yatsinze Satana amutsinze, aravuga ngo ihanagura ihanaguye. Nayo iravuga ngo nubwo byaba tukutuku nzabihindura umwe. Icyo nicyo Rahabu yakoze. Arumvira amanika agashumi gatukura, barakitegereza. Igihe rero batumye Imana ikora Abisirayeli, nuko Rahabu icyo yakoze n'icyo yasezeraniwe bituma
inzu ye n'abarimo barokoka. Ariko hararidutse kugeza ubwo ivumbi ryatumutse hasigara inzu y'Arahabu yonyine. Ibi niko byabaye ku manywa y'ihangu. Yesu ashimwe cyane. Arahabu w'umunyantege nke kukurusha atumye Imana ikora. Rero tanze ubonye avuga ati jye narabyumvise n'abinaha barabyumvise ariko jye nabyumvise ukundi. Imana yanyu nyambaraga nyinshi irahambaye yagiye ikora twarabyumvise inkuru twarazumvishe niyo kubahwa murakizira iwanjye. Abacumikira ukuri, abakunda ukuri, abarereza ukuri, Imana izaberusha ukuri. Batumye ikora, batumye ikora, nawe iragutegereje ngo utume ikora. Ntabwo ari bariya gusa batumye ikora, ahubwo nawe uyu munsi watuma ikora. Byibuze aba bagiye banezeza Imana kandi bagatuma ibintu bihinduka. Iyo turebye rero ibyabaye kuri Hezekiya Yesaya 38 dusanga yarapfuye birangiye. Ushobora gutuma Imana ikongerera kubaho. Naho waba urwaye kanseri baragenda ugasigara kandi ukayimarira igihe n'igihe. Itegeko ubasha gutuma ikora. Igihe cye cyarageze Imana ituma umuhanuzi kuri Hezekiya Yesaya agenda umubwira uti birarangiye nyine isezerere ugegere. Nuko Hezekiya avuga ariko ntacyo nabazara, ntacyo nabaza Imana. Yego sinanze kugenda ariko data ibuka ibyo nagukoreye, nta kindi wakongeraho ndagiye koko. Yesu ashimwe. Imana itigarukiriza Yesaya ati hari icyo mbonye, hari n'icyo ndise garukira ngaho. Genda umbwirira agahungu kanje ngo nkongereho 15. Batumye ko ikora. Nawe ubasha gutuma ikora. Zakayo turira igiti ntabwo yari umucyuri. Bagiye abaraho baramwaye basiyeyo batashye amaramasa, ariko Zakayo kuba kurira umuvumu ntihari bubwirirwa ngo nawe ururuka nyine. Aturiye rero ntabwo yamubona, ni ururuka tujyana, arajyana n'abururu ntabururutse. Amahoro y'Umwami Imana babirana. Reka ko batumye ikora, dutumye ikora iri hano, byumva bitugirire mu izina rya Yesu. Aburahamu, Isaka na Yakobo, Mana y'imbaraga ziheranije, iri El Shaddai, uri umugaba w'ingabo, murabikoze imahanga, Mwuka wawe abahamya, kandi abemeza ibishaka. Nuko rero umubyeyi ubabere umubyeyi, reka bakubera abantu, abafata icyemezo nka Rahabu, ongera ubazigame, ongera ubazahure, ongera ubafashe, wizuza amavuta y'abanyabwenge, abayobozi b'inyenyeri yayoboye abanyabwenge. Ukuri inyenyeri yo mu ruturuturu ibane n'ubu bwoko. Uwiteka Jehova urakoze cyane, utugotomeje ijambo ryawe, tubere umutima w'ubugingo n'amazi y'ubugingo. Oherekeza ubwoko bwawe kandi abakoze iki gikorwa ubahirinde isezerano, natwe twese nk'abageni bawe mu izina rya Yesu Kristo.